murakoze mwese mukurikiye Mfata Ikiganza TV. Nitwa Mushimiyimana Shifra. Nshimiye mwese wakoze like na share na comment na subscribe ku ndirimbo zatambutse ubushize. Uyu munsi mbafitiye indirimbo yitwa Icyanda Cyemeye ya Quinca. Murakoze. Mu matwi ye urusaku kw'ibyo nakoze ruhita ibyo nakavuze, naramutse n'amagambo nta busobanuro na muntu mfite wo kumvuganira mu rubanza, gusa ndababaye ndaremerewe naniganwe n'agahinda. Ese ninde wanyumva atari wowe wenyine? Nukuri mbabarira sinorohewe habe namba. Ese ninde wandura atari wowe? Ese ninde wandura atari ndanye? Fatiwe mu cyuho icyanda cyemera kiraremereye, emera ubyirengagize kuko kumbabarira ntiwabishobora. Emera ubyirengagize kuko kumbabarira sinabigusaba. Kuko kumbabarira sinabigusaba. Ndabyibuka muza nawe siniyumvishaga undi muntu utari njye. Sani n'ikimwaro biranyica, akababaro karakurenze yeye. Waranyizeraga nanjye ndagutenguha. Mbese ninde wanyumva atari wowe wenyine? Nukuri mbabarira sinorohewe habe namba. Ese ninde wandura atari wowe? Ese ninde wandura atari wowe? Ndanye fatiwe mu cyuho icyanda cyemera kiraremereye, emera ubyirengagize kuko kumbabarira ntiwabishobora. Emera ubyirengagize kuko kumbabarira sinabigusaba. Kuko kumbabarira sinabigusaba. Nawakuruta mu rukundo, ibyo nakoze ndabyicuza, nabikoze mubutse sinkwiriye imbabazi. Nabikoze mubutse ndanye fatiwe mu cyuho icyanda cyemera kiraremereye, emera ubyirengagize kuko kumbabarira ntiwabishobora. Emera ubyirengagize kuko kumbabarira sinabigusaba. Kuko kumbabarira sinabigusaba. Murakoze.